abari hirya no hino rero nimuze twegere uyu mutaramyi byahamye muza n'udutebe twicare tuganire nawe abiga uyu munsi ni umunsi wo kwiga kuko umuco turawufite umuco ukungahaye uyu munsi tukaba tujya kuganira n'umuntu uzi byinshi ku muco Eugene twagira ngo utubwire Eugene mwene Siraki ni muntu ki nitwa Eugene ariko ubu usanzwe dusaba Imana habera Imana wangoga ngo gahakiza imfura abantu baha nubaha ya Sematuku icyo ni igisekuru cyanjye ubusanzwe rero nitwa Eugene bantazira mwene Siraki rero numwe mwajyaga mwumva muri Bibiliya mwene Siraki nta muntu muzi ngo ni muntu ki mwene Siraki ndahari uriho muri Bibiliya ni mukuru wanjye ariko ngiye ndi intore cyane nkuko wabivuze mu introducing ikiganiro cyangwa se wanzika n'igitaramo ndi umuntu ukunda umuco cyane nubwo mbona guto ndi gato ndi bushari ariko sindi umwana wato umutsima nkunda gutarama cyane mu bitaramo by'ubukwe hari abavuga ngo amakwe nta makwe abaho n'ubukwe mu bitaramo by'ubukwe nkabaye MC umusangiza w'ijambo nkaba mutahira tugatarama tukinikiza igitaramo kikaba inkeri dacika aho twiriwe ntiyagire irunguri haba tukaririmba bukira bugacya tukaririmba igitaramo tukabyina mu gitaramo tukanzika intwatwa igishakamba ngira n'itorero mbarizwamo byose tubimenya gake ariko muri make Eugene mwene Siraki ni umuntu ukunda umuco ni umuntu ukunda gutarama nkunda igitaramo rero ahantu hose nsanze hari igitaramo sinshobora kuhava ndicara tugatarama tugakesha Eugene rero uwagutega amatwi ntabwo yakuva iruhande kuko ibyo uvuga by'umuco biryoheye amatwi rwose twashaka kubaza Eugene uko tubona imyaka uracyari umusore uracyari muto cyane ariko ufite amakuru yerekeranye n'umuco cyane Eugene umuco watangiye kuwinjiramo cyane ryari ndabona n'ukuntu wikwije ari umuntu wizihiwe n'umuco cyane turagiye tubwire watangiye kwinjira muri bijyanye n'umuco ryari kabenshi bangana nawe baba ari abantu bakunda ibintu dance moderne bakunda ibintu bivuye hirya no hino ariko turagiye tubwire ngo ni ryari watangiye kwinjira mu muco ukumva ukunyuze ni ryari Ego urakoze nanzitse cyangwa naterengera ndi gato ariko ndivuba ndi bushari nibura ndi nombiribwa n'abagabo sindirogerojyo rero umuco ntago ari w'abakuru umuco tuvoma kuri ba sogokuru na ba sogokuruza nkuko bavuga ngo uticaranye na sekuru ntamenye icyo uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze yego umuco tukura ku bibero by'abatubanjirije tukakura tukawutora tukawutoza natwe abazadukomokaho tukawuhererekanya nibyo byiza nicyo kiranga ubusugire bw'igihugu cyangwa se ubukungu dufite mu muco wacu rero ngiye nabitoye ibi bintu guhera mu ishuri uko nakuze kera habagaho itorero n'irorero irerero ryanjye rero ni mu ishuri aho nakuriye nakuze nkunda umuco cyane mzina mu itorero rya ku ishuri cyane ahantu nizi Rwamagana Saint Aloys nabaga mu itorero ryitwa Bakeye twari dukeye pe niho nakuye umuco rero ndawukurana ndawutora nkunda amazina y'inka nkunda imbyino z'umuco gakondo nkunda umuco ndawukunda ndawutora n'ubu ndacyawukurikirana sinavuga ngo ngeze aho numva nifuza aho basogokuru bageze uko bawusigasiraga cyane ko muri iyi minsi bigoye kubera umuco wacu ugenda winjirirwa uvangirwa n'ibindi by'imyanda bituruka hirya no hino ariko umuco nuko nawubayemo mba ku bibero by'abakuru ndababaza ndatora ndasoma naho ngaho umuco nawukuye muri Akagera twatangiye tuvuga ko ari ukwiga uyu munsi ni ukwiga cyane bitewe nuko uri kuvuga ibintu bishyashya benshi batazi abadukurikiye hari ibyo batazi turagira ngo utubwire amavu n'amavuko ubundi hari ibyo tubona ukora mu gihe cy'ubukwe urivuga ariko abenshi ntabwo basobanukiwe ese biri ubuvuga ni ubwoko ki ni indirimbo ni amahamba ni ibyivugo abenshi ntabwo tuba dufite amakuru yerekeranye n'ibyo ngibyo uri kuvuga turagira rero tubwire utwigishe utumenye ngo mu gihe cy'ubukwe ni iki uvuga ko tubona akenshi ukunze gutumirwa ahantu hakomeye ukavuga ibyerekeranye n'umuco mu gihe cy'ubukwe turagira udufasha dusobanurire rwose
urakoze mu bukwe rero akenshi nkunda kugaragara ndi umusangiza w'ijambo. Hari abavuga ngo umusangiza w'amagambo, nta musangiza w'amagambo ubaho. Ni umusangiza w'ijambo mu ndimi z'amahanga bita master of ceremony cyangwa MC. Umusangiza w'ijambo rero mu gitaramo cy'umuryango cyangwa mu bukwe ni umuntu uhuza imiryango kugira ngo ibashe gutarama mu buryo bisanzuyemo. Urugero tuvugenda nk'umuhango wo gusaba no gukwa, umusangiza w'ijambo ahuza impande ebyiri. Ahuza umuryango waje gusaba n'umuryango waje gusabwa. Hari umusaza mukuru ariwe musangwa mukuru uhagarariye umukobwa ariwe baje gusaba, hakaba n'umukwe mukuru cyangwa se uwo musaza mukuru uje gusabira umuhungu we. Ubu numva mu ndimi z'amahanga aribyo bita intermediaire, ni umuhuza cyangwa se n'umusangiza w'ijambo, kugira ngo ijambo ari buterure uje gusaba ryakirwe n'umusangwa mukuru. Hanyuma umusangiza w'ijambo rero mu rurimi rw'umuco niwe muhungu wo muri urwo rugo baba bateganyije kugira ngo aze kuyobora igitaramo mu ijambo mu buryo bworoshye. Ubwo bivuga ko aba afite amakuru yerekeranye n'ahagiye gusabwa umugeni? Yego. Aba ari nk'umwana wo muri urwo rugo, akaba afite amakuru yose, igitaramo uko cyateguwe, abashyitsi uko ari bubakire, abasangwa uburyo ari bubaganirize, hanyuma agatarama hagati agahuza izo mpande zombi, ntihagire uwicwa n'irungu, bose bakamwenyura bagaseka, bagatarama bakavuga ibyivugo, bakavuga amazina y'inka, igitaramo nyine akagishyira ku murongo mu buryo aba yaratojwe. Aba ari intyoza rero y'umuryango baba barahisemo, hanyuma akabikora muri uwo mujyo. Ubwo bivuze ko buriya wowe ushatse ushobora kwimanisha umugeni ku ruhande rumwe, ko numva oya kirazira. Ntabwo nakwimanisha umugeni. Umugeni asabwa data. Data niwe basaba umugeni. Hanyuma umugeni agatangwa na bakabijyaho inama. Hari ba nyirarume, hari ba nyirasenge, bakababaza bakareba niba nta kibazo kiri muri uwo muryango uje gusaba. Hanyuma umugeni agatangwa na nyirasenge. Umusangiza w'ijambo icyo akora rero ntabwo ari ukwimana umugeni, nta nubwo ari ugutanga umugeni, ni uguhuza ibyo biganiro kugira ngo bize kuryohera abari aho bitabiriye igitaramo, abitabiriye imisango, abitabiriye ubukwe, bikabaryohera bose. Niba ari aho bagomba gukoma amashyi, niba ari impundu baririkiza, MC cyangwa se umusangiza w'ijambo niwe muhuza w'ibyo bintu byombi. Noneho icyo wenda dusobanukiwe kimwe cyo kuvuga ngo MC icyabashinzwe cyangwa umusangiza w'amagambo, inshingano umusangiza w'ijambo. Urakoze kunkosora. Icyo nshaka rero kumenya, nashaka kumenya ngo ese ko hari ikindi gice tujya tukubonamo uri kuvugira inka, turashaka kumenya kuvugira inka nanjye nahimba indirimbo nkavugira iyo nka, ni ibintu byahimbwe kera wiga, bimeze gute? Dusobanuye, duha amakuru. Kuvuga inka rero ni umuco, ni ubuvanganzo butari ubw'ubu bw'ababyeyi bwo hambere. Urabizi inka ni ikimenyetso cy'umuco. Inka kandi ni ikimenyetso cy'ubukire. Inka rero mu gusaba no gukwa, bakwa inka. Apana bino byateye wumva ngo barakwa amafaranga ngiki, ariko bakwa inka. Bakuye inka rero hagomba kuba n'umutahira wo kuvuga amazina y'inka. Amazina y'inka rero ari abantu babyitiranya bakabivanga. Buriya habaho amazina y'inka, abandi bakavanga amahamba, biratandukanye. Ko bimeze nk'ikivugo se, nk'ikira kivugo watangire ko mba numva bimeze nkabyo. Biratandukanye, reka ngusobanurire. Yego habaho mu nka buriya habaho abashumba bagira imyoma. Imyoma ni nk'indirimbo z'inka bayiririmbira iri gushoka se bari kudahira, cyangwa hakabaho amahamba. Amahamba rero ni indirimbo z'inka nanone abashumba baririmbaga bazicyuye, ziri gutaha zigana ibiraro, zigana urwuri. Hanyuma rero amahamba atandukanye n'amazina y'inka. Amazina y'inka ni biriya byivugo by'inka wumva tuvuga mu buryo bw'imikarago, tukabivuga tubyikiranya. Izina ry'inka baba baratoye, ikaba ifite uko yitwa, ifite uko bayihamagara, nifite n'uko yitaba. Mu muco birasanzwe. Ubwo bivuga ko habanzaga hakabaho umuhango wo kwita inka amazina. Yego. Buri nka ikaba izi izina ryayo,
yego none hakaba no kuzahimba ikivugo bagendeye kunuza ku mazina y'inka bagennye. ubundi amazina y'inka ntago ariyo duhimbira hariya. Amazina y'inka aba ahari, haba bita inka ya Rumonyi, hari inka ya Rugina. Abantu bavuga amazina y'inka rero baba barabitoye, baba bayazi, agahitamo bijyanye n'aho ari niza agiye kuvuga. Amazina y'inka rero habaga hari umwisi, akaba yarisi inka zizwi, inka z'ibwami, inka z'Inyanza mu Rukari, ziba zifite amazina yazo, izo mu Buganzi, Rwamagana, inka zose zigira amazina yazo bitewe. Abatahira ubona rero mu bukwe no mu bitaramo bitandukanye, abafite amazina y'inka yatoye ayazi, mu kuryoshya igitaramo rero mu buryo bwe n'uburyo yabitojwe, n'uwo yicaye ku bibero, n'uwamwigishije n'uwamutoje uwo muco, akagira uburyo yanzika n'uburyo yanzura muri ayo mazina y'inka. Nuko nta bundi bumenyi buhambaye, nta handi tubikura ku batubanjirije. Ikibazo cy'amatsiko mfite, umuntu witaga amazina y'inka zo mu Rukari, witaga amazina inka zo za Rwamagana cyangwa mu Gisaka, icyo gihe yabaga ari umuntu umwe akava i Nyanza akita izaho, akita iza Rwamagana, cyangwa nyir'urwuri, nyir'ubutunzi, nyir'ugutunga nyir'inka yabaga afite umwisi, yaba afite umutahira yatoranyije, akaba ari we umumenyera ibijyanye n'amazina y'inka, ubijyanye no kuzikenura n'uko inka zibayeho kugira ngo zitagira ikibazo. Hanyuma rero no mu gihe cyo kuzimurika akamenya kuzimurika azivuga amazina, akavuga amazina yazo, akavuga uko yazise, akazihamagara, akazihanagura, akazihamagara, akaziririmbira zikitaba. Muri ayo niyo mazina y'inka, niyo akenewe cyane. Abantu rero bavuga amazina y'inka mu bukwe kugira ngo aryoshye igitaramo, ataramira abantu, hari igihe byose abyikiranya, akinjira mu myoma, akanzika n'amazina n'amahamba, agasoza avuga acutsa. Uzumva bati ndacutsa, agacutsa rero avuga amazina y'inka. Gucutsa ni ukurangiza cyangwa gusoza? Ni ugusoza, ugucutsa nyine uvuga noneho amazina y'inka, ukayabwira ababyeyi, ukayabwira abateraniye aho, ukavuga izakowe umukobwa, ukavuga inziza inka umusore bamuhitiyemo ko arizo ziri bukobwe, umukobwa yabengutse. Bakagira Imana. Murakoze cyane. Rero twagira ngo dukomeze utuganiriza ku byerekeranye igihe cy'umuganura. Ese ho havugwa ibyivugo biteye gute nk'igihe cy'umuganura? Mu gitaramo nka kiriya hakoreshwaga ibihe byivugo? Ni imyoma, amazina y'inka yarakoreshwaga, bimeze gute? Umuganura rero ni iki? Umuganura cyari igihe cy'umusaruro. Umwami yabaga yaratanze imbuto, akazitanga mu gihugu cyose, bagahinga, bakeza, bagasarura. Kuganura rero bajyaga kuganuza umwami, bagaterana imiryango itandukanye, bagahurira ibwami, abiru bahari bakikije umwami, hanyuma buri bose bakaganuza umwami ku mbuto cyangwa ku musaruro babonye. Cyabaga ari igitaramo rero kijyanye n'umusaruro. Umunsi w'umuganura rero habaga hari ibikorwa binyuranye by'umuco, imbyino gakondo. Mu gitaramo urumva ni ugutarama, no kuganira, no guhuza, bari no kurebera hamwe uko igihembwe kizagenda, uko igihembwe gikurikiraho, imigabo n'imigambi, umusaruro uko wakongerwa, ibibura n'ibyakongerwamo. Rero cyabaga ari igitaramo, bateranye ababyeyi, abakecuru, abasaza, urubyiruko. Hanyuma rero hari amatorero, itorero ry'umuco, bakabyina, bakishima, bakizihirwa. Umuganura rero ni ugusangira. Nta gitangira rero, nta nkumirizi yabaga ihari no kuvuga ngo turatarama dute, turahera he, turasoreza hehe. Cyabaga ari igitaramo cyisanzuye bitewe n'impano gusangira ibyabonetse muri make. Yego, bagasangira rero icyo gitaramo, bagasangira n'ibinyobwa n'ibiribwa. Abantu bazi gutarama byahamye, abantu bazi kuvuga amazina y'inka bahari, babakuye mu bice bitandukanye, abamurika inyambo, abamurika inka, byose. Cyabaga ari igitaramo cyikwije,
iyo tuganiriye n'ababyeyi bagiye muri iyo miganura yo hambere nuko byabaga bimeze. Icyo nibaza ko mu mateka bagenda bagaragaza ko hari inzara zagiye zibaho nka Ruzagayura, ese muri kiriya gihe habaga hari inzara wenda nka Ruzagayura umuganura wabagaho? Biragoye kumenya amakuru neza, wenda ngo nkubwire ngo baraganuraga mu gihe cy'inzara, kuko urumva kabaga ari akanda kateye mu gihugu. Habaga hari uburyo ahubwo bwo gushaka uburyo basananirana hagati yabo bagasohoka muri icyo gihe kibi cy'inzara. Ikintu cyatsindaga inzara rero ni iki? Ni isuka, ni Rushigisha bishanga, ni Rugori. Amazina y'isuka nayo ifite amasuka nk'inka. Urumva isuka nyine bayitaga amazina bitewe nuko bashaka kuyitaka, bati ni Rushigisha bishanga, bati ni Rugori. Isuka rero yari ikimenyetso gikomeye. Urazi ko abanyarwanda bo hambere baravuga ngo umurimo ni uguhinga, ibindi ni amahirwe. Yego, niko guhinga nicyo cyari gitunze abanyarwanda. Yego. Rero iyo hateraga inzara, nta kindi inzara yateraga wenda kubera amapfa yateye, kubera ibihe bitandukanye, ibihe bitagenze neza. Ariko kugira ngo basohoke mu nzara, bose bafataga nk'abitsamuye. Yego. Bakabyuka bagafata isuka, abo hakurya n'abo hakuno bagahinga bakeza. Hanyuma wenda amapfa yatera hakaba hari aho bazahahira. Kuko bavuga ngo amapfa aratera ariko hakaba ari naho bazahahira. Yego. Wenda hano bahinga bikanga, ariko hakurya bigakunda. Bagasuhuka bakajya kureba iyo bweze, hanyuma bagasohoka mu gihe cy'inzara, gutyo byagenda neza rero bakongera bagahura bakaganura, bakongera bagahura bagatarama. Gutarama ikirima ni ikiri mu nda oya nibyo ikirima ni ikiri mu nda, gutarama ushonje biragoye. Nkurikije rero ko mbyumva nuko mbikurikirana, haganura nyine uwejeje ufite umusaruro. None se mwene Siraki Eugene, turashaka kubaza gukora aka kazi ko kubusangiza bw'amagambo, gukora nk'uvugira inka, ese ubona byavamo akazi? Byavamo akazi ku rundi ruhande, ariko si akazi. Bisobanure neza. Yego. Gutarama ni umuco. Gutarama kandi ni ukwishima, ni ugukesha umutima. Yego. Ku ruhande rumwe ntabwo ari akazi, kubera ko gutarama byahozeho, ni iby'abanyarwanda. Ariko kubera bigenda bicika, ugasanga abantu bafite ubumenyi bwabyo muri iyi minsi ni bato, ni bake. Uko ababyeyi bacu bagenda basaza, umuco abana ukinjirirwa n'ibyo hanze byateye imbere, ngo nibigezweho, ngo ni moderne, ngo nibigezweho. Ababitora bakaba bakeya. Abicaranye na basekuru bakabitora bakicara ku bibero byabo, bagasigara ari mbarwa. Bagakenerwa rero henshi. Byakenerwa henshi, ugasanga bitangiye kuzamo n'uburyo bw'umusaruro. Nkuko nabikubwiye, ikirima ni ikiri mu nda. Utaramye ukishima ugakesha umutima ukanasarura, ntacyo bitwaye. Rero nashishikariza urubyiruko nkanjye, abakiri bato, ko twabyiga tukabitora, kuko umuco ntacyo dutwaye. Ntabwo nzajya kumenya indimi z'amahanga, menye Icyongereza neza, menye Igifaransa neza, kitari ikiwacu, ntazi Ikinyarwanda. Izo ndimi twazimenya, ariko tumenye Ikinyarwanda. Wenda nta guciye mu ijambo, ubona ari nk'ubuhe buryo dushobora gukoresha se kugira ngo niba uri umuco tukomeze tuwusigasire, ibyavuzwe na ba sogokuru natwe tubimenye, nubwo wenda bitewe n'amateka hari aho taragize amahirwe yo kubona n'abo ba sogokuru, ariko turashaka kugira ngo umuco niba tuwusigasire, natwe abana ejo nibatubaza tuzabona icyo twigisha abana bacu. Ni ubuhe buryo ubona twabigenzamo kugira ngo tumenye natwe nk'ibyo ngibyo uzi, kuko turabona ukiri muto ariko ufite Ikinyarwanda cyinshi. Turashaka kugira ngo niba natwe tumenye niba kimwe cya kabiri cy'ibyuzi. Ntabwo mfite Ikinyarwanda cyinshi, cyakora ndi Umunyarwanda. Kuba ndi Umunyarwanda rero binyemerera kumenya Ikinyarwanda. Umuco tuwusangire. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu harimo igitero kitubwira ngo umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza, ubwenge, umutima, amaboko yacu birakungahaye. Rero
byakabaye byiza ababyeyi batoje abana umuco kuko ababyeyi barawuzi umuco barawufite rero ni bawutoza abana bose ubona bafite ubushake bwo abana bakure bazi ikinyarwanda bakure bakivuga bakure bafite amatsiko yo kumenya abasogokuru babayeho bate hanyuma babitozwe no mu mashuri barabidutoza abana ntibajye mu matelefone ngo basakume iby'ahandi ari byo bagira nyambere ari byo bakurikiza ahubwo nyine bahere ku muco ibyo bindi babijyeho nyuma bamaje gutora umuco ninjye numva aricyo cyakabaye cyiza umuco nitutawutozwa n'ababyeyi umuco nitutawutozwa n'ababyeyi nitutawutozwa n'abatubanjirize nta hantu tuzawukura. Ndabona rero icyo ukeneye uracyafite akazi ugomba gushakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubashe kugicishaho ibiganiro nibura amakuru amwe namwe tuyamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga kuko ndabona arizo zaje nizo zatuze tugomba guca muri ubwo buryo. Akazi sakanye ngenyine twese turagafite n'abandi batwumva baragafite kandi abataramye barahari intore zirahari nyinshi yego ahubwo naho kugira ngo bibi bya buri wese abanyarwanda bumve ko ururimi umuco ari uwabo tuwusigasire kubera ko urakungahaye cyane yego abanyamahanga nabo baza kuwushaka ahubwo usigaye usanga bigutungura ugasanga abanyamahanga barimo barigana umuco wacu njya mbona ku mbuga nkoranyambaga ukabona nk'abantu bari mu Bubiligi bari hehe bari kuririmba ikinyarwanda bakanakiririmba cyabananiye ariko bakagerageza bakakiririmba ni gute twebwe iby'iwacu twe turi hano turi ku isoko tuvomaho tutabigira ibyacu ngo tubikunde ko bikungahaye n'abandi babikunda. Tugomba kubihindura tugomba gushakisha uburyo natwe twafatana urunana tukareba ko natwe umuco twawuteza imbere kuko agahugu umuco akatagira igihugu kitagira umuco rwose igihugu kitagira umuco kiracika ibihugu byose byagiye bitera imbere ko biguma ku muco wabo cyane n'iterambere ryaza rikaza ryurira ku muco wabo yego rwose. Twajya rero nkubaze ubundi mu mashuri yisumbuye cyangwa muri kaminuza waba warize ibigendanye n'umuco cyangwa waba warize ibindi? Oya ntabwo nize umuco ariko nakuriye mu muco ariko naho twize nibyo twize byose umuco ntiwasigaraga yego rero njye ntago nize ubuvanganzo cyangwa se indimi n'ubuvanganzo ariko nakuriye mu itorero niho mbivoma nakuriye mu itorero nkorera no mu muryango niyo mpamvu rata mu busanzwe njye nize kuvura. Ni gute umuntu wize kuvura amenya ibintu nk'ibi ngibi kandi ndi umunyarwanda mbere yuko niga kuvura ndi umunyarwanda natwe turi abanyarwanda ariko ikibazo ntago tuzi rero niho nagira ngo abantu babikure kumenya mbere yuko umenya ikinyarwanda umenya umuco si ngombwa ngo wige mu ishuri yego wige nka domaine wige indimi n'ubuvanganzo ngo ibyo bita ngo ni domaine yego ngo ishami wakurikiranye wakurikirana ibindi byose bitandukanye wakiga ibyo bindi abandi biga ariko ukamenya ururimi yego ukamenya umuco ukamenya gutarama umuntu yaguhamagara mu gitarama ativuge nuvuga amahomvu ukivuga nk'intwari ibyivugo byo biragoye sinzi aho mu bihimbira ahubwo nuko twigisha natwe tukamenya uko bivuga. Reka nkore ukuntu bitagoye yego ikivugo ni cyo umuntu yagezeho ntabwo wivuga ibigwi bitari ibyawe wivuga ubutware wisuzumye ugasesengura wasanga mu myaka ugize kuva wakura kugeza aho ugeze nta kintu wagezeho niba ari ibyo ho iterambere nawe ufitemo akaboko kawe ufitemo intambwe yawe ufitemo icyo wakoze ivuga ibyo birahagije uvange natabaye kanaka yarasumirijwe yishwe n'inzara ndamutabara muha icyo kurya muramiza amazi ubaratabaruka nawe aratabara ku rugamba afasha abandi mu iterambere rakataje si kivugo se urumva se atarimo amagambo ndumva ikintu cya mbere ahubwo ni amakuru nk'uko babivuze kuko ndumva ibigwi ni byinshi umuntu aba yarakoze ahubwo ikibazo ni ukubyungikanya nicyo cyari cyambere. Wabaye intore rero wataramye wabaye umutaramye kwicara mu nganzo ugakuramo ikivugo cyawe ukavuga ati ndi kanaka wa kanaka nakoze iki nageze kuri ibi biroroshye ntabwo bigoye. Ndumva rwose ubutaha ntabwo bizongera ubu nanjye ngiye gushaka ikivugo rwose ngiye kugomba gushaka ikivugo dore witwa bigwi ibihe bigwi tubwire urataramye uti ndaserutse ndi intore ndi bigwi
hanyuma ibigwi byawe ni ibihe wageze kuki? Ngiye gukora etide noneho ngiye gukora umwitozo nzaza nkubwira rwose ibyo nanjye nagezeho. Nimanye nde? Ni byinshi nimanye byinshi rwose. Bishake rero hanyuma ubitondeke ukore mu nganzo ukuremo ikivugo. Ntacyo wanaza ukambwira uti ngiye nakoze ibi nibi nkagushakira ikivugo. Ubutaha rwose ngomba kubikwereka yego, kandi nanjye nkabivuga nk'umutaramyi byahamye nkawe mwene Sirake ukabintore. None rero twagira ngo tubwire abadukurikiye yuko ubu ngubu rwose amasomo ni buri munsi tugomba kujya twiga ibyerekeranye n'umuco. Tuzagira n'ibindi tukura amakuru, tuzakira abantu bafite impano, hari abafite impano zigiye zitandukanye, ariko nabo ku muco ntago tuzahasiga. Yego, tuzamenya byinshi byerekeranye n'umuco, ntimuzajye mujya kure ya YouTube channel yacu. Rero tugikomeje n'umutumirwa wacu mwene Sirake Eugene. Mwene Sirake Eugene, ese ibukora hari aho umuntu ashobora kubisanga ku buryo nibura ushaka kwiga yaca kuri urwo rubuga nibura utangiraho ubwo bumenyi bwawe? Ndabararitse cyane. Yego. Ngira imbuga nkoranyambaga, iterambere ryaraje, ibindi tuvama mu wundi muco, nabyo ni byiza, ariko tutibagiwe n'uwacu. Ngira YouTube channel. Ufite YouTube channel? Yego, yitwa Eugene mwene Sirake nk'amazina yanjye. Yitwa Eugene mwene Sirake, abantu bajyeho barebe. Hariho ibijyanye n'ibyo nkora mu bukwe. Yego. Kuba umusangiza w'amajambo, umusangiza w'ijambo, kuba umutahira, kuvuga amazina y'inka, gutarama indirimbo, imbyino z'umuco. Yego, ibikorwa byose biriho. Hariho ibikorwa byinshi bagenda basure barebe, ndabakumbuje. Hanyuma bakore kukazogera kugira ngo bajye babona amakuru nshyiraho. Hanyuma banadutumire, baduhamagare duze tubataramire mu bitaramo iwabo, dufashe gutarama, kuko igitaramo kitarimo gutarama nanone ntabwo cyaba ari igitaramo, ntabwo kiba kiryoshye rwose. Yego, kandi nkuko nabyanziza aho niriwe nta rungu, ndatarama pezi gatinyana, ndatarama gati kagaturika kandi kakamera guma. Yego, ubwo rero banyarukiraho kuri Eugene mwene Sirake, bandikemo ngo Eugene mwene Sirake, biraza byose. Ubundi barebe umuco kandi tujye tuwusangira. Murumva rero abadukurikiye yuko Eugene mwene Sirake ni umutaramyi byahamye, aho yataramye nta rungu rihaba. Muratumiwe rero muzajye mukurikirana n'iyo YouTube channel ye. Ikindi abafite ubukwe ni karibu kuri mwene Sirake, afiteho nimero ya telefone, turaza no kwishyira kuri comment zacu, asigaye muzajye mumutumira abataramire natwe. Rero ikindi naguciye mu buryo uvuga. Yego, mwene Sirake, ufite igitaramo, ukeneye MC, ukeneye umutahira, ukeneye uvuga amazina y'inka, ukeneye ko tukuririmbira ibihozo, umugeni asohoka, ukeneye itorero ribyina gakondo, ukeneye ko tukuririmbira tukagucurangira, turahari. Kandi tubikora tubikunze. Ikiguzi si cyo cyambere, icyambere no gutarama. Urumva ko afite amakuru menshi rwose. Umusure YouTube channel ye, kandi natwe turababwiye ngo YouTube channel yacu ntabwo azajya kure yayo, tuzamutumira kenshi, azagenda duha amakuru yerekeranye n'ibiganiro bishingiye ku muco. Ni karibu rero. Nibutsa abadukurikiye yuko mugomba gukora subscribe, mutibagiwe no gukora kukazogera kugira ngo mujye mubasha bakore basangiza amakuru nkuko babivuga ngo ni share, batanga ibitekerezo, banakubwira icyo wavugurura, icyo wongeramo, icyo ukuramo. Hanyuma uru rubuga ntago ari urwawe, urubuga ni urwabo, ni urwacu twese. Hanyuma nkuko numva abiki gihe bari kubivuga ngo abantu bicare bige, baze kuri urubuga rwawe rwose Andre Bigwi, bagukurikirane. Harya YouTube channel yitwa Agabe Empire. Baze kuri Agabe Empire rero, bakore subscribe, basharinge, bakomentinge, muri zo ndimi z'amahanga uko babivuga, babikore. Hanyuma tujye dutarama, ibimbuga yo gutaramiraho ibisango, dusanganwe ibyishimo, dusanganwe gutarama, tuzirime inkanyari, dutarame twizihirwe. Kandi naye ndabikwemereye, igihe uzankemera nzaza dutarame rwose. Oya, nibyo rwose, wataramye nta rungagira, kandi ikindi ntiyasaza vuba, kubera ko iminkanyari ni ikimenyetso cy'ubusaza. Utazanye iminkanyari rero uraramba rwose. Twajya tukubaze Eugene mwene Sirake, ese nyuma yuko wize iby'umuco,
ni iki washishikariza nibura abana bakibyiruka kugira ngo nibura bakure bakunda umuco, icyo wababuza cyangwa icyo wabashishikariza kugira ngo nibura bace mu nzira nk'izo wanyuzemo, nibagera ku myaka nk'iyawe muzabona bazabakorera mu ngata? Umuco ni mwiza, icyo nababwira twirinde gusakuma. Gusakuma byinshi biri kuza biwangiza, navuga by'imiyaga n'imyanda, twite ibigezweho, ahubwo dushungure turebe icyo dukeneye ni ikihe, cyatubera cyiza ni ikihe. Ese ni ukwambara bitajyanye n'umuco wacu icyo utegeka, ni ukuvuga imvugo nyandagazi zitari nziza, ni ukwitwara se nk'abatararezwe batazi ikinyabupfura. Turebe icyatuma uzavamo umugabo mwiza uhamye w'ibigwi, yego, icyatuma uvamo umugore mwiza w'icyitegererezo, ukaba umwari ukwiriye, ukaba umwari ubereye u Rwanda, yego, icyatuma abantu bakubaha mu gitaramo, icyatuma abantu bakubaha utambuka, ni ikihe? Mu muco wacu birimo rero, ahubwo muri iyo yindi dukura ahandi byinshi n'ibitadufasha. Rero abantu bicarane n'ababyeyi batora umuco, bawige. Umuco ni ukubaha, umuco ni ikinyabupfura, umuco ni imigenzo myiza itarimo ibyo bindi bibi tugenda dukura ahandi, kubera ko abo bandi babikoze bari bafite icyo bari bagamije, bari bafite n'umuco wabo. Rero twere kuwutora, ibyiza birimo ntacyo tubikurikize, ariko ibitari byiza byinshi tubishungure, dukuremo ibifite icyo bitumariye. Oya, murakoze cyane rwose, turagushimiye Jeune. Rero tugikomeje twajya tubwira abadukurikiye yuko YouTube channel yacu yitwa Agabe Empire. Rwose turabashishikariza gukora subscribe, ntimubyibagirwe, kandi mwibuke no gukora ku kazogera. Jeune mwene Siraki rero turamushimiye cyane, twagira ngo dusoreze ahangaha, ubutaha aratumiwe, tumuhaye kaze hano niwawe rwose. N'abadukurikiye nabo banyuzwe nuko watuganirije, uri imfura rwose kandi uzi gutarama, turabigushimiye. Nandi ndabashimiye mwese, ndabashimiye ko mwantumiye. Yego, nshimiye n'abadukurikiranye, hanyuma batange ibitekerezo byabo, nabo uru rubuga bazi barwisanzureho, batubwire uko nabo babyumva, icyo twakosora, icyo twakurikiza, hanyuma umuco tuwusangire, umuco dusangiye uturange, ururimi rwacu ruduhuze, kandi igitaramo kiba akagaruka. Tujye dutarama twizihirwe. Gutarama biraruhura, biruhura umutima, kandi bituma imyaka yo kubaho yiyongera. Nandi ndabashimiye rero, Andrew Bigwi, ndagushimiye cyane, uri intore idasanzwe, kandi mukomeze mutange umusanzu wanyu kugira ngo dusigasire umuco nyarwanda. Murakagira Imana. Turagushimiye cyane Jeune. Murakoze cyane. Murakoze cyane.